TV. Yes, sinongeye kubasubiza abakunzi ba Mumenyawe TV by'umwihariko we wakoze subscribe, like, views na share inkonga ikomeye. Wowe utarayikora nkusaba kwigaya. Hano imbere ya kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza, umukobwa w'isine. Babaga mwambwiye ko mukunda abakobwa birabura, ni karibu. Nakwakira nawe kwibwira abakunzi bacu. Ya, murakoze cyane. Nishimiye kuba mwantumiye nkaba naje. Ya, nitwa Mutima w'urugo Janine, iwacu uri mu ntara. Nuruka mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Musambira. Nukuvuga ngo uravuze ngo nge nta mutima ngira kuko ntitwa Mutima w'urugo rero. Rero none se ugira umutima w'urugo gute kandi wirirwa ukatira abahungu? Ejo bundi hari ikiganiro cyawe nabonye. Reka Nirirwa nkatira abahungu rero sasa aho gaho. Ese kuba mutima w'urugo n'ukwemerera abahungu bose bakinjira uko bashaka? Uravuze ngo ntabwo uzemerera abahungu bose ngo binjire uko bashaka nkuko muri toilette nta usaba uruhushya. Mu toilette basigaye bazishyura. Ahubwo izikintu no mu kiriziya toilette ni ijana. Ni ijana no mu kiriziya basigaye bazu no mu kiriziya mu kiriziya. Ariko mbabarangiye mbwiza ukuri. Kiriya kiganiro ejo bundi nabonye ntarumye ngo bakuriye ituru bagutwara na telefone. Ituru ntago yari iragerwaho neza, haburaga nk'agasantimetero. Tonzi cyo no kwisugi ari mama ushatse kuvangura isugi. Ndi sugi mu bigaragara iwanyu bararoga. Oya, iwacu ntago baroga mama. Mbese mama wawe barasinda gusa nta nubwo aroga. Oya, ntago aroga mama. Imbara gute muri iyi vizi? Ireri impamvu iyi viziyo ndi misugi nihagararaho cyane. Bavuga ko 2020 nta sugi zongera kubaho. None ukagera muri 2020 ndagusumva utekereza neza. Uzi ikibazo kiri aho ngaho? Ntabwo ndabona uwo nishimiye. Wambitswe impeta udafite uwo washimye. Oya, iyi mpeta niyo niyambitse mama. Iyi ngiyi yerekana ko ndi umukristo. Uravuze ngo wasezeranye mu rusengero kuba abantu bite gutambara abamansera. Ntabwo mvuze abamansera, ahubwo ni isezerano. Ugiranye na Bikira Mariya ryanjye by'umwihariko. Twavuze ibintu byinshi nyikwakira nibagirwa kukubwira icyo naguhamagariye. Mu by'ukuri naguhamagaye kubera ko ejo bundi nabonye ikiganiro cyawe. Umva ngize amatsiko yo kubonana nawe. Umukobwa wifata ukanga Pastor Noheli, reba kadastara atahamo, reba imodoka nziza wagenzemo, basi si umuca amafaranga. Amafaranga? Aho kujya ujye kwirukanka ute na telefone yawe wabaga baramucaga amafaranga. Ngiye mu buzima bwanjye ntago nkunda umuntu mpfosa. Bisaba ngo mbe nabyemeye. Ubwo buturage se uzabwigira kangahe muri Kigali? Ubwo ntago ari ubuturage. Umva nkubwire, usibye nawe na madamu Pastor Theogene Nzahuki yakuyemo impeta arayijugunya. None ngo uracyasezerana na Mariya. Igihe kizagera nanjye nyijugunye nkuko nawe mbere atari yarayijugunye. Yakubwiye ngo nubura ubwenge, ijambo ry'Imana rivaho ni mubura ubwenge nzabareka. Pastor Mutesa atuye muri etage kubera gusambana. Urumva? Wenda njye iyo etage sindayigeramo. None uzahora iyo ngiyo za Kamonyi yo nyine. Of course mfite iterambere. Irihe terambere? Ndacyari umwana igihe iterambere ngo njyewe ngo yaransabye. Wagize amahirwe aranakwitaba, hari n'abamwandikira bakanamamagara ntiyitabe. Warangiza ngo njyewe wabaga waramuhaye byibura ukaza uvuga ko yaguteye inda. Ukaraba intambara duteza. Umva byibura hagashya. Ubona iyo uvuga uti meme Pastor naramuhaye yananteye inda. Byibura ngo ukabuyegamanye ukareba noneho agashya kaba no mwijuru wose baterana. Ukoze Imana yateye inda. Ibaze kweri abakozi Imana batera inda. Na yakorari tutarabona yamanuka igahitiririmba uwo munsi. Ahubwo njyewe ahubwo uzi impamvu izi ikintu cyabayeho ngaho nuko Imana itabishakaga. Pastor akorera Imana nanjye nkamanyikorera. Saa 10 uyu mukobwa nawe yari yashyushye. Uricaye murasangiye. Saa 12 zirageze ndatashye. Niba abandi ngo wampaye ngo ndanze ngo ndekariko nkuye ngo kwibera sinshaka ko wako pakukajya no mu ngutiya wajyaga kugeza zo saa 2 urinda winjira muri kadastari ujya gukora miki. Hari isaha se bankiriyeho ngo nzajye nyitahiraho. Bivuze ngo nawe urinda ya rero. Niba iwanyu bataguhereza isaha yo gutaha ukageza saa 2 nta saa 2 mukobwa w'isugi baho. Witubeshye. Umva nkubwire. Mu Rwanda ibintu byaroroshye ubu. Nkajya numva isugi yatse rifite imotari
ntiyagira ubwoba isugi yamenyereye ijoro ngo ngende ijoro narimenyereye ntabwo ryankanga uretse gutinya imbwa twawe gutatinya umugabo wagufata ku ngufu kandi uri isugi ariko reka nkubwire buriya ikintu ntajya nemera ahubwo uri isugi ku muntu no mu bikorwa kuko bashobora kuba bagufata batiriwe bagusoma bagahita ni uko utari umuhungu uzaze ngo uhure ngo ngewe ngo ndakubaza ngo turyame dute ubwo ubundi si ubwo mu cyaro mwirwa mujya kuryama cyangwa mwihengeka munsi yavuga oya ntabwo ari muri vuga mu cyaro twarasirimutse iwacu mu cyaro twarasirimutse ubwo ngubwo wasanga yaranamujyanye muri lodge ariko utubeshya ngo yagiye ngo muri kadasitari ngo yabagamo ngakuramo ngo isengeri uyu nawe ngo yibagiwe ikote iryo kote yarikuye mata iko kote hari hashyushye mani nyine wari washyushye nanjye nabitangiye oya hari hashyushye hari ubushyuhe butandukanye ntimukajye mutubeshya nabonye abantu hari icyoke oya uzi Pastor Mutesi yaravuze ngo korode yaramwimye ko ntawe urahagarara ngo ngo ngiye narakimuhaye kuki mwese muza mutubeshya ngo mwarabimye nyine ukuyemo ikote uri oya harabaza ubu ngo urayibuze warangiza ngo ngiye ngo yiyambuye isengere ngo naramwimye none iyo nza mvuga ngo naramuhaye wari kubihakana wari uhari hari kamera yari ihari uvuga ko wamuhaye ariko noneho wigize isugi abakobwa musigaye muza gushakira abagabo ku ma YouTube ngo ndi isugi ninkuwa pasi nkasanga utari isugi bizagenda gute ko mfite abagabo mfite abagabo bashyushye bakeneye gukora n'ubukwe kandi bakunda abakobwa birabura ndaramuka nguhaye umuhungu wanjye nkasanga utari isugi ni ukuri ko Imana mu ijuru inka tuzagukoza zagaruka ese uwo muhungu we ni imanzi uzakoranura umuhungu we ni imanzi nzamuzana muganira kwemerera ko atari imanzi nge mwemere ko wowe wemere kuri isugi deni umva tuzakoranura tuzakoranura nta kibazo isugi seka gutyo siba isugi yerekana amenyo abiri y'imbere none wowe namuzitsa ndi kuyibona ngo uri isugi iyi sugi baho reka nkubwiye iyi sugi baho ubwo nyine ndi isugi ahandi ariko ku munwa si ndi isugi keretse niba uri isugi mu mutwe ukaba utaramenya kubwira umuntu ngo urangwa si ndi isugi mu mutwe no ku munwa oya defo zanyu abaturage babarongorera ubuntu ntabwo muzi kuvuga no papa sibure ngo nambaye agakariso ngo akagariso narakagweze ngo byibura kuguriye nako gakariso ariko byibura ariye kukurungurira ubusa umva nkubwire ngo ndababaza ngo turaryama dute wanafata no kugikuta ahubwo we nakuvumbura umuntu uragenda mu muhanda paka saa 12 za mu gitondo we wafata no kugiti wowe uri umusitari hoya aho ngaho urarengeye nzagukumbura uzankumbura umva nanjye ndi isugi nawe uri isugi erega biragaragara ko uri n'isugi bankubonamo n'agasugi keza nyumva isugi ni mama wenyine niwe mukobwa tuziranye bisugi nange rero mama wawe turazi mama wawe dushobora kuba tuziranye uzi ko ngenda ndashaje ndakurusha imyaka igera muri 3 cyangwa 5 nyine mama wawe dushobora kuba tuziranye sinzi aho twahora ariko dushobora kuba niba ari isugi yaramzaye ubwo uri isugi kangahe uno no huru wa bibiri isugi rimwe urangira isugi kabiri we waje gushaka umugabo turaje tumuguhegera ukora uko twimwere byeri ntari ariko nawe bizakurikira nyuma muzabyiganirira tuzabiganira umva ndakubwiye ngo ndaje ndagutambariza ariko hari n'abagabo badakunda isugi witwa Esther hari umukobwa witwa Esther yaraje atanga nimero ndamutambariza mushakira pasi ya danje ubu ngubu yarashatse ndamusuhuje hariya ngo hahandi kwirimbisha haje batamukira Kimironko hahandi Nyagatovu ubu ngubu arubatse araremeje bimenyawe TV dushingira abakobwa dore uyu nawe rero yaje ni isugi akeneye umugabo mu bigaragara kugira ngo batazamushyigurura batazagusugurura ubuntu cyangwa bagishuye cyangwa se aba pastor bakagutenda wewe wagize n'amahirwe yo gukundana n'aba pastor muzajya murya n'amaturo none se rata urifuza umugabo umeze ureshya ute usate ubyibushye unamutseyo ntago yewe ngendera ku cyangwa urifuza umugabo nka Kristo uri kubona inyuma ya kamera umugabo muremure utari muremure cyane none utabishe tona naruko ni biriyande ufite kashi ufite na kashi kandi uri isugi muzazihigana nkubwire umugabo ukeneye aho uzamukura uzurire kanyarira cyangwa ujye kamarashavu ujye kumara iki uhiga y'umugabo si bamukura mu ijuru none uzagenda ujye ruguririya hejuru handi zakanyarira ngo ngo mana ngo ndagusaba umugabo ngo udapfuye ijisho ngo ufite amafaranga ngo ufite konte bloqué ngo wamana ngo nashaka azaba atagira ukuguru abafite amafaranga abakobwa b'iki gihe niyo masengesho muri gusenga ngo mana ngo nashaka azaba ari ikimugabo nzajya mubwira abantu batangira gusenga amasengesho nabo baragumiwe ku myaka yanjye 20 ntangiye kugikanyarira wari ufite 18 ubugize 20 iminsi 2 iciyeho ukoze kiriya kiganiro uyihwanyije n'indi myaka 2 byabaye mfite 18 navuze ko
hashije imyaka 2. uravuze ngo Noheli yagusambanyije ugifite 18 nakubyi Noheli Noheli ngo waramwimye wamuhaye naramwimye yasiganye ikote na telefone ahubwo namaga telefone kanje numidere telefone yake iranashaje indi mfite madamu Tojene nzahuke zagukubita kuko Imana yavuze ko uriya mugabo bagiye kubana ayo makuru wabo yafite ko Imana yabivuze ayo makuru rero njye nasanze atari burase madamu Tojene abivuga hiki Imana yavuze ko bagomba kubana iyo Mana yabivuze se kitabirangurire kuri mikoro no kuri kamera ngo iramukunda wabonye igikwerere cy'umugore Imana yamuhaye mukorogo yaramufasha arakukajya mu izuba rya mu gitondo imwinye Tojene wamugwagwanya ako wibuka ko yari inzahuke nyine ibaze nyine yari inzahuke agomba no kuba inzengere nyine Mana we umva nkubwire imaze gukura umugore noneho reka nkubwire rero ngiye bitewe n'uburyo nakunze ibiganiro byawe nzongera ngo utumire undi munsi reka twe kurambirana kugira tujya tuza badukumbuye ariko ikintu nakubaza ndi gusoza ijambo burayi rivuga hiki ijambo burayi biba mu mutwe w'umuntu nk'ubu barakubwira ngo wamemiye nenda yandamaze kuba ndi indaya ukaba wicaranye n'indaya ntabwo babiguteye kandi wowe uri isugi ntabwo babyantera ese uburambe bugushanyishaho kuri indaya njyewe nkeneye kuzabona umubare w'abagabo twaryamanye byibura bakawunyandikira mu gahanga kugira ngo mbashe kwitwa indaya njyewe sinemera ko umuntu ari indaya gereka binyibwiriye guhera none sinkiri indaya none se uragakobwa keza mutima w'urugo mva mfite musaza wanjye mwiza ufite ibondo ringana cyangwa nkirijyanye nyine we nirya amafaranga ukora igihe imbere wagaje nirya amabyeyi ubwo uravuze ngo urashaka umugabo dusoza uravuze ngo urashaka umugabo nyine abakunzi ba Mimi Nyawe TV tugushakira umugabo wigendera ukiri isugi yes tanga nimero yawe ya telefone umugabo uzaguhitamo azaguhamagare utazanavuga ngo nariye ruswa ngo yarabanje ngangira gutya agira na gutya na gutya ngo biryoshye ngo mpita ngo mukurangira ivugira nimero yawe ya MTN iri kuri WhatsApp bajye bakwihamagara 078 wait 079 33 94 250 iyi no kuri WhatsApp ariko abakunzi banjye ntabwo bemerewe kubaza mu muryango ntabwo nababaza ibyo byo kuryama nese ubundi mba ndyamye n'incuramye ibyo ngibyo birareba rero nshinga umutwe umva rero nkubwire ntabwo uri isugi ndi isugi niba ushaka ko uri isugi uzabe gushya oya gutura isugi mukobwa wo mu mujyi ubaye isugi ute mu mutwe ari ndi isugi hano nyine hejuru ku mutwe si ndi isugi umva mana yanjye umutwe ntabwo ndi isugi kubera ko umva mumbabare ngiye mu nkuru isugi imbere kuko ushobora no kundoga bye reka mpereza ibyanjye ujyana ubusugi bwawe reka ndi isugi reka nta busugi ntabwo